Ubwo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge yagezaga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ibisubizo mu magambo ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda cyane cyane amakimbirane mu bashakanye ndetse n'ingamba Minisiteri iteganya zo gukemura ibibazo binyuranye bikibangamiye umuryango, Honorable Depite Ndagijimana Leonard umudepite muri nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatangaje ko harebwa uburyo hakurwa umutwaro w'inkwano ku bagiye kurushinga ndetse hakanarebwa uburyo bashobora kubakirwa inzu ngo kuko bishobora kubarinda amakimbirane biturutse ku kuba imiryango myinshi muri iyi minsi itangira ingo ariko ugasanga ukwabo kabaye ukwezi kwa buki kubaye ukwezi kw'ibibazo kuko ibyinshi baba barabipanze mu mafaranga y'inguzanyo. Hano mu mujyi ni ubukode, mu giturage nta kibanza, n'ukibonye ni amafaranga umurengera kugira ngo acyubake. Icya gatatu, kugira ngo abone amafaranga y'ubukwe, iyo ugiye kureba rero usanga umuryango wose watangiye basezeranye utangira muri negatifu. Mwibaze rero urugo rutangira muri negatifu aho ruzagira, cyane cyane impamvu uvuga muri negatifu, ahenshi baba bafashe amakredi muri banki cyangwa yafashe amakredi muri bagenzi. Turebe ukuntu twavana abantu umutwaro w'inkwano. Icya kabiri, inzu. Ese birashoboka ko habaho caution solidaire ku buryo umuryango ugiye gushyingiranwa wakubakirwa inzu, noneho iyo caution solidaire igatuma wenda bagenda bishyura buhoro buhoro, tujye ntabwo batangiye azero. Umuntu arasesaguraga agatanga 6 million mu bukwe, yarangiza akageriwe akabura icyo kurya. Ni hehe abo bantu kuko batashwana? Umwe araza aho kumureba muri buki ari mu kumureba mu bibazo. Imiryango mishya turinde gutangirana ibibazo. Yewe rero numvaga rero imiryango iriho dushaka ibyo bisubizo tunyuze muri gahunda n'ingamba nyakubahwa minisitiri yavuze, ariko imiryango mishya turinde gutangirana ibibazo. Niba uwo muryango ushobora kuba ufite inzu ukaba nta bibazo by'inkwano wagize, ukabaza nta bibazo by'ubukode ufite, ndetse byaba byiza nagira inka nabikabageraho cyangwa se itungo rigufi, ubwo ntabwo batangiye muri negatifu, baba batangiye bafite umuryango hano. Bamwe mu baturage baganira na Yongwe TV batangaza ko inkwano idakwiriye kuva ngo kuko ari ikirango cy'umuco nyarwanda, gusa bakavuga ko ibidakwiriye ari uburyo abantu basigaye bajya mu biciro bagaciririkanya ikiguzi cy'inkwano. Inkwano yakabaye itari kuvaho kubera ko nk'abantu baba mama turarera kandi dukunda kwambara n'urugori. Iyo abana bacu nyine bakoze ikirori biba ari byiza. Yego hakabaye havuye amafaranga ariko byibura inka ikagumaho kuko ari umuco. Turi kumva nyine ko ababyeyi ba kera ari bo bubu ibyakomeza inkwano igahoraho. Byari itegeko ko nyine hagenda inka, apana ubu ngubu byabaye amafaranga. Ugasanga ngo miliyoni 2, miliyoni 1, nyine ugasanga umwimerere waratakaye, byagiye mu kiguzi. Ariyo mpamvu izi saha biba bishoboka ko umusore ashobora kujya muri risike zo kuba yajya no muri banki kugira ngo abashe kubona ya mafaranga, abashe kubona cya kiguzi nyine ko babigenje. Rero igitekerezo kiriho ko ushobora kuba yavaho, hari ubwo byibura wakumva ko hari icyo byagabanya kuri ba bantu bahagumaga iwabo kubera inkwano yabaga yabaye ikibazo. Bimwe mu bibazo byagaragarijwe Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango byavuye muri raporo yakozwe mu ngendo z'abadepite, harimo ibibazo byagaragaye bitera amakimbirane mu muryango birimo kutumvikana ku buryo bwo gucunga umutungo w'umuryango, ubushoreke, ubuharike n'ubusambanyi, kutita ku nshingano kumwe mu bashakanye, ubusinzi, ubukene, ihohoterwa rikorerwa mu ngo, ikutoroherana ku kudasabana imbabazi hagati y'abashakanye, gusesagura umutungo w'umuryango, aba bana batarashyingiranywe byemewe n'amategeko, abashakanye batumva ibintu kimwe bitewe n'impamvu nyinshi zirimo intera mu myaka, mu mashuri, imyemerere ishingiye ku madini n'amatorero bitandukanye by'abashakanye. Ibi byose abadepite bakaba barasabye Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kubishakira umuti kugira ngo gahunda za guverinoma z'iterambere rirambye ry'imyaka 7 NST1 zigerweho. Ibarushimuwe Bihoki Keve Christian, Yongwe TV, i Kigali.